nira muri uyu murimo cyangwa se kumva yuko biyemeye bahitinze ibintu nk'ibyo, abo navuga yuko batamenye uwo bakorera uwo ariwe. Ariko bivuze ngo rata, hari ijambo rivuga ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Bivuze ngo rero rata, abo bantu nukuvuga ngo bo ntago bazi uwabahamagaye uwo ariwe, cyangwa se baramumenye barangije baramutakaza. Ariko icyo nifuza cyangwa icyo mbifuriza, navuga yuko batunga umutima w'ubwenge, kuko nibatunga umutima w'ubwenge ntago bazabasha gukora kugira ngo bagaragare, ntago bazabasha gukora kugira ngo bahitinge, ntago bazabasha gukora kugira ngo rata bemerwe. Kuko rata abantu nibakwemera Imana itakwemera ntacyo bizaba bivuze, nta nicyo bizaba bimaze. Ariko niwemerwa n'Imana izabasha kugushyira ku gika cyangwa ku rugero rukwiriye. Niyo mpamvu rero nifuzaga ko umuntu wese unyumva nge nawe papa ndashaka ko tuba bamwe. Nukuvuga ngo uwo ndimo mbwire, yaba ari umukobwa yaba ari umugabo turimo tubwira ahangaha, nabanze agirana ubusabane n'Imana mbere yuko abujyana n'umuntu. Yewe ibyo nakubwira byashira. Tubonye abasa abagometewo bakora uyu murimo bakaza bakavuga Yesu bagatigita. Tubonye abagore bambara neza biyamatsa ariko bakomerekeje abantu. Unumva tewe ntabwo dutinda kubivuga. Ngiyewe naza nkiyamatsa nkigira mwiza nkikurugusha, noneho tusigaye tubita ngo abafana. Ibi nta naho byanabaye mu murimo w'Imana. Ibi by'abafana bivuze ngo umuhanuzi wakomeye uyu munsi wa none najya gusengera uwo muntu ntago azasenya urugo rw'abandi, kubera yuko izi mbaraga zizaba zamugezeho yagize gute yakomeye. Bivuze ngo umuvuga butumwa wakomeye uyu munsi azibuka umuhamagaro, namara kwibuka umuhamagaro ntago azabasha guhagarara ku kinyoma nyirizina, ahubwo azavuga ukuri uko kuri mu mutima we. Nicyo kimenyetso rero cyerekana umuntu wakomeye. Bivuze ngo uyu muntu wakomeye agira hava nahagera, akomezwa n'ibyo aciyemo. Ushobora kuba uciye mu rugamba rukomeye ariko ugakomera, ukavuga ngo ariko mu madebora niba ndi mu kibazo cy'ubukene, ubwo bukene burancumuza ku Mana, ubwo bukene buratuma ntwara abagabo b'abandi, bukene buratuma ngurisha impano, bukene buratuma ntendeka. Ariko iyo Imana ibonye ko ibyo byihanganira, izana ikintu cyitwa imbaraga zo gukomera. Haleluya. Ese ko bagenzi banjye bakora gutya ngewe nkore gute? Biranakwiye ko abakozi b'Imana bakwiye gushaka ikirere cyabo bakoreramo. Ntabwo icyo uko te wakorera Imana ariko ngomba kuyikorera, no. Kuko ibintu byose niba twizingeso mbitewo, twizingeso mbi cyane. Akantu kose kabaye kamera. Niba ari ikintu, hari ibintu bikwiye kujya kuri kamera, hari n'ibintu bidakwiye kujya muri kamera. Ko niko kuri muti ninge mama Debora, cyangwa ngiye mama Debora nubatse gutya ngomba kubaka ibintu byanjye gutya. No, ntabwo ariko runaka, niba runaka byubatse gutya ngiyewe rero turimo turakora mu mwuka wo kwiganana. Kuko runaka yakoze kwereka nanjye nkore kuriya, ntabwo ibyo bizakugezayo, ntabwo ibyo ngibyo bizatuma biguhesha umugisha. Ahubwo wowe n'Imana yaguhamagaye murimo muragendana gute. Ugari wabonye nyurwa nabwo na dodo. Wishaka gutendeka uvuga Imana neza izakugirira neza. Wishaka gutendeka ngo ngiye ngo ndashaka kurya neza ngo mbeho. Wishaka kwirukanisha igihe, tegereza igihe cyawe. Tubonye abantu barya bahemutse, tubonye abantu bambara bahemutse, tubonye abantu bafite amamodoka bahemutse. Ibintu byose turabibonye bari ku mugayo. Mbwira abantu bose ngo ntabwo ariko bajya. Kandi mbifurize ineza y'Imana mwese mukurikira ibiganiro byose bica ku Musaraba TV. Amahoro y'Imana nabane na mwese aho muherereye hose, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Mwese turabasuje kandi mwumve ko tubifurije ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Ndi kumwe n'ababyeyi no tugiye kuganira kuri uyu munsi. Bamba ubwiza bw'Imana baritonze. Nagira ngo baseko baseka nibyo nashakaga. Tubaha ikaze rero ku Musaraba TV. Muraho neza? Muraho. Makuru ni meza. Umeze neza?
turashima Imana. witonze cyane se cyane kuri ubu ariko wambaye neza agataha ukubera Imana. wambaye neza n'ukuri umeze neza. tubahaye ikaze rero mu kiganiro cy'uyu munsi. Mwitwa bande? Njyewe nitwa Mujawamara Vestina, ndi umubyeyi. tubahaye ikaze. Nese ashimwe cyane. Nanjye nitwa Mukamutesi Atanazi, ndi umudamu ufite twari n'abana 6. Imana iduhana umugisha. Witonze cyane kandi ntago twitonze ahubwo turimo tuvuga ngo ntago turi abashyitsi kuri ino channel y'Umusaraba TV. Twabaye abana mu rugo yego. impamvu mutagomba kuza cyane nk'umushyitsi bashyitsi bagira ngo bakitonda cyane. Yego. Nisanze rero hano mu rugo. Urakoze cyane. Amen. Amen. Yes. Tugiye kuganira uyu munsi ariko ndashaka ko mumaze mukisanzura ahantu bari mu rugo mu izina rya Yesu Kristo. Uyu ni Umusaraba TV tujya mutubwira abantu batarakora subscribe bakore subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Reka dutanye ikiganiro cyacu rero dusenga Imana. Ufite mikoro agatangira gusenga Imana. Mana yacu, Mana nziza, Mana ikomeye, Imana y'ubuhungiro, Imana y'umucyo, Mana ifite imbaraga n'ubutware n'ubushobozi. Uwiteka niryo zina ryawe. Turagushimiye muri aka kanya. Habwa icyubahiro ko ari wowe utwemereye kwicara imbere y'amaso yawe. Mamara Kristo kandi uhore ku ngoma. Ngwino ubane natwe muri uyu mwanya. Mana ngwino udushyigikire. Ngwino utugirire neza. Mu izina rya Yesu. Ndabizi neza ko uyu mwanya abadayimoni bawurwanya. Ariko duheje Satani n'ingabo ze mu izina rya Yesu. Mana dushyigikire. Mana ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nkundira connection yawe ibane natwe kandi tukugirireho umugisha. Izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Urakoze kuri Imana yumva gusenga none niteka ryose Yesu. Amen. 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 Murakoze cyane. Tugiye kuganira rero namwe uyu munsi ku bintu bitandukanye. Muri abakozi b'Imana, muri abavuga butumwa. Yego. Ariko muri kino kibuga ndakita ikibuga muri hano kumbyita gutyo ko n'ahantu muhuriye muri benshi. Abandi bahita ku mihanda. Cyangwa se ku mihanda. Mwese ko muri hano nubwo tutabivuze dushaka no kubyinjiramo ko ntago twakuga tubyamamaza mwese muri abahanuzi. Yego. Yego. Mwese muri abahanuzi. Ndaza kugiye cyinje abahanuzi bayishyize muri mu dukubo. Iyi minsi umuntu witwa kuzavuga ngo umukozi w'Imana, umuhanuzi. Mfite amakuru menshi, mfite amarekodi menshi y'abagira batandukanye. Ati niba abandi badukomereza. Hari abantu banduje kino kibuga cyangwa se banduje iyi mihanda. Sibyo? Kugezaho kuvuga ngo ndi umuhanuzi w'Imana, ndi wa muteka mutwe nk'abandi bose. Abantu taravuga gukina mu debo. Tubona ibintu bitoroshye kandi mu by'ukuri ibintu bavuga ni ukuri. Ibyo abantu bavuga ni ukuri. Rimwe na rimwe tuba turi hariya nyine mu kibuga, reka tubyite ku mihanda, abantu bakazana inkuru zikaba ari izumvikana n'izitumvikana. Ariko mu by'ukuri dushingiye inshuro nyinshi ibintu bizana ku mihanda bigaragara biba ari ukuri. Kuko hari igihe reka dusome twifashije n'ino jambo kugira ngo tubone uko tubwira abandi bantu turyifashijemo. Hano mu migani muri Zaburi ya 90 umurongo wa 12 avuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Uyu yari Mose umuntu w'Imana. Yarabivuze ashingiye ku bihe yararimo. Yarabivuze ashingiye ku bwoko yayobe bwa Isiraheli. Yarashingiye mu bihe bikomeye yarimo yavuga yakuraga Imana akabebera ariko ntibemere. Natwe nubwo turimo dukora turi mu minsi y'imperuka, iminsi ikomeye, iminsi urihije abagenzi. Iki gihe ni igihe umuntu avuga Imana agahinyurwa. Bukumvirwa bitewe n'icyo uricara, bazakumvira n'abatazakumvira. Gusa nkomeza abantu bakorera Imana bakwemera batakwemera korera Imana kuko niba ari yuri mukorera.
nyawo umutima nawe ko nyavuga ngo uyu mutima dufite mami ntabwo umutima dufite tugendana ntabwo urya ruswa ariko tewo nagira nkubwiza ukuri kubahanuzi kuba umuntu yahanura kuba umuntu yabwiza cyane ntabwo ari uko akijijwe reka mbwira abantu ngo bose ntabwo bajyayo mbwira abantu bose ntabwo bajya mu ijuru kandi mbwira abantu bose ntabwo uko dukuremera kuri twese twahamagawe hahamagawe bake hahamagawe benshi hitaba bakeya hahamagawe benshi hitaba bakeya niyo mpamvu hari ikiganiro twigeze gukorana tewo nkubwira ngo hari igihe uba uri mu muhamagaro utari uwawe ushaka kuba uri muhanura nyine kuko wabijemo ugahanura ugatekinika ariko atari ibyawe ukaba uhanura ariko waramaze abagabo b'abandi tubonye abahanuzi bamaze ingo z'abandi tewo biravugwa abagabo b'abandi biravugwa muri kino kibuga birahari hari abantu babihishe hari n'ibihari nanjye njya nakira abantu umuntu akagusunikira message ukavuga ati uyu ni wa muntu se koko uyu ni wa muntu utonye afite mikoro biratubwira ngo baza ngo bazaza ngo bambaye ishusho yo kwera ngo ariko bariko batera ngo bakana imbaraga zayo ngo bambaye bameze ngo nk'inama ariko ngo imbere yabo iki ari amaseka kandi ngo muzabamenyera ku mbuto zabo ibi ni ukuri ko ni ukuri none murakora umurimo w'Imana gute muri iki kibuga abantu bamaje kwanduza abantu bateze amatwi message turabaha kugira ngo menye ko mwebwe muje mutangwe nabo bandi ko abantu dufite abantu benshi bakomeretse kandi bakomekejwe n'abakozi b'Imana tewo aho wadukiza mu kuvuga ngo twaza duse nk'abatandukanye n'abandi aho twigenda dushatse twaba twiyemeye twatwerekanye ko abandi bakora ariko icyo ngira ngo mvuge tewo nuko abantu tubabwira nibamenye ubwenge nk'uko iri jambo rivuze ngo Mana uduhe kubara iminsi yacu kugira ngo dutunge umutima w'ubwenge umuntu muri izi ngo zasenze turabakira benshi ugasanga ko umugore yari inshuti yawe yari umuhanuzi niwe ugusenyera urugo sibyo yenda wamushyiriye n'icyifuzo ariko acinyuma arakuvuza cyangwa yenda aje no guhanura icyo yaragize gute yarazi reka tubwire abantu bamenye ubwenge sibyo tewo katubwire ngo mwenda warahira cyane ariko twese twigererayo ntabwo dushaka kwiguzaho abantu ariko nabo bagira ubwenge bazatandukanya ku mbuto zabo ku mbuto ngo bamenye ubwenge uzabwiriza wese nuzaza avuga ukuri tumenye ubwenge ntibazabyumva tewo ntabwo ushaka kumarana nanjye ukwezi utaramenya ushaka gukora akantu gato ikiri mu gutunga umwuka wera naho kuvuga ngo ubwenge uzabujya kuko atuze n'umwuka wera ntabwo ushobora kugendana nawe ntabwo ushobora kugiraho ubushuti ngo umare umwaka ukwezi utaramenya ntabwo bishoboka uri umukozi w'Imana koko usenga ntabwo nakwinjira mu rugo tewo nk'uko turi hano turimo dukora ikiganiro iwawe sinshobora kwinjira mu rugo rwawe ukwezi ngo madamu wawe akamenye uwo ndiwe uko niko kuri nibatunga Imana muri bo bagatunga umwuka we ni byiza ko jye naza nkamufasha gusenga ntabwo ari twe dukora gusa tubona abakozi b'Imana biyemera ngo barakora ariko ntabwo ari twe dukora ni Imana ikora uje ntabwo umenye ku ma social media ntabwo umenye kuri kamera uyu munsi ntangiye umurimo w'ivuga butumwa utoroshye twaba tuvuga ngo imihanda tuvuga ngo uyu muhanda cyangwa se abahumvije ahantu uje hari abaza uzabona n'abantu bakijijwe n'abadakijijwe bose barimo hari abazakwandikira ibintu barimo gutuka ni izihe mbaraga uhagukanye kugira ngo ugiye ukorere Imana ayo majwi naza ntuzayumva njyewe imbaraga mpagurukanye uyu munsi wa none ntago nitaye kuyo bamvuga cyangwa se bazamvuga tewo niwe waririmbye aravuga ngo ibizaza ntacyo bimbwiye si byose imbaraga mpagurukanye ni ugutunga umutima w'ubwenge namara gutunga umutima w'ubwenge nkita ku wampamagaye Imana itugirire neza kuko umuntu wampamagaye nzi neza yuko azanshoboza kandi namara kunshoboza imbaraga zo zirahari kuko Paulo yabivuze neza aravuga ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga Imana itugirire neza bivuze ngo rero rata ntago navuga ngo nizihe mbaraga mpagurukanye kuko ntago nkiri uwanjye ngo nigenge ahubwo data uri muri njyewe ndabizi neza yuko azanshoboza hari ikintu gihari muri ino minsi aho twita abakozi b'Imana bari kurwanya muri uyu murimo ibintu murabona biterwa n'iki mu kubera iki kintu
muri abakozi Imana muri abahanuzi cyangwa se ubundi Imana iri kubivuga ikimenyetso cyangwa se bivuze iki? Bivuze ngo rero rata kurwanira muri uyu murimo cyangwa se kumva yuko biyemeye bahitinze ibintu nk'ibyo, abo navuga yuko batamenye uwo bakorera uwo ari we. Ariko bivuze ngo rata hari ijambo rivuga ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Bivuze ngo rero rata abo bantu ni ukuvuga ngo bo ntago bazi uwabahamagaye uwo ari we, cyangwa se baramumenye barangije baramutakaza. Ariko icyo nifuza cyangwa icyo mbifuriza navuga yuko batunga umutima w'ubwenge, kuko nibatunga umutima w'ubwenge ntago bazabasha gukora kugira ngo bagaragare, ntago bazabasha gukora kugira ngo bahitinge, ntago bazabasha gukora kugira ngo rata bemerwe. Kuko rata abantu nibakwemera Imana itakwemera ntacyo bizaba bivuze, nta n'icyo bizaba bimaze. Ariko niwemerwa n'Imana izabasha kugushyira ku gika cyangwa ku rugero rukwiriye. Niyo mpamvu rero nifuzaga ko umuntu wese unyumva yabasha gutunga umutima w'ubwenge. Imana itugirire neza. Kuwutunga bisaba guca bugufi, warangiza rata ukwibuka uwaguhamagaye, wamara kwibuka uwaguhamagaye ugahora umucira bugufi uko bwije nuko bukeye. Mvuge ku gika cya Yobu yageze aho Imana imwirata, irangije iravuga iti wabonye umukozi w'Imana Yobu ukuntu ankiranukira. Bivuze ngo rero rata aba bantu nabo nakavuze ngo cyangwa se nakabagiriye inama mvuga yuko rata gutunga umutima w'ubwenge atari kubwuko twakwerekana yuko duhitinze cyangwa se tuzanye izindi mbaraga zirusha izaba abandi, ahubwo mureke duhore ducira bugufi Imana. Nitumara gucira bugufi Imana izatwirata y'ubwayo, kandi nimara kutwirata uwo mutima w'ubwenge tuzaba tuwufite. Imana itugirire neza. Turi kuvuga ku kintu cy'abantu bitwa abakozi b'Imana, cy'abantu bitwa n'abahanuzi, na Bibiliya avuga ngo wizere umwana w'umuntu avumwe, kandi abantu bajya bamenya ko kamere umuntu avukana kamere, avukira mu cyaha akavukana kamere, kandi kamere ipfa ari uko umuntu yapfuye nayo. Ikindi impamvu kamere turazigira, ahubwo iyo dusenze umwuka araza akajya hejuru ya kamere. Rero niyo mpamvu usaba ugasanga umuhanuzi ariko ni umusambanyi, ni umuhanuzi ariko ni umusinzi, ni umuhanuzi ariko ariba buri gihe cyose. Ni ukuvuga ngo kamere umwuka wagiye, kamere aba yayifasha akayicaza hejuru ya mwuka, agatsikamira mwuka. Ariko iyo ugerageje gufata umwuka ukawushyira hejuru ya kamere bigenda neza. Rero icyo njye nabwira abantu, aya makimbirane ariho, izi ntambara ziriho, kuko twamaze kumenya ko iyo umuntu ageze ku mukozi w'Imana yumva ko yaruhuka, sibyo? Buri umukozi w'Imana ni umuganga, ahora agira impuhwe. Ariko umuntu asigaye agera ku mukozi w'Imana akahava acumuye, akamuteranya. Ngira ngo ejo bundi twabonye umuntu ngo bahanuriye, ngira ngo nawe warabibonye, baramubwira ati umugore wawe yarakuroze. Ngira ngo uwo mugabo ageze mu rugo rwe yica umugore, nawe arangije ariyica. Mu by'ukuri yabihanuye nk'abakozi b'Imana. Twigeze kubona indi amavideo menshi turayabona, abagore ujya usaba ugasanga ni umuhanuzi mwasenganaga ukabona ngo runaka ngo yashenye urugo rwa runaka. Mu by'ukuri ntabwo ari byo. Rero icyo twavuga kugira ngo amakimbirane arangire, Imana ni twese yaraturemye, ni wacu twese iradukunda. Ni byiza kungura ngo umukozi w'Imana ngo no dusengane, ariko buriya gusenga buriya wowe ni wowe ubanza gufata umwanzuro. Ngiye naza nkagufasha, nagufasha ariko ntabwo ninjye ukora. Abantu ntibakizerera Imana mu bantu, bajye bizera Imana, ariko ntacyo kugufasha nagufasha twasengana ariko si byo ukora. Rero abantu bagira ubwenge, abantu bafite ibikomere kuba bakomerekejwe n'abandi bari bazi ko atabakomeretsa, ariko bamenye ko abantu ari umuntu ni umuntu, afite aharangirira, afite ahatangirira, afite n'aharangirira. Ariko Yesu wenyine gutunga umutima w'ubwenge, gutunga Imana muri wowe, kugira umwuka w'Imana. Tewo iyo wasenze nshobora gusenga Imana ikanyishimira, nkamenya Tewo wari we. Tewo ushobora gusenga ukamenya Mama Debora wari we. Cyane cyane ko mwese turi muri social media, muri YouTube, buriya turaziranye, sibyo Tewo? Cyane cyane mwebwe abanyamakuru iyo tubaje imbere muratuzi, nubwo twakidefanda icyaha kuko ikinyoma kirihuta, ariko kuri kukagenda gahoro. Tubonye abantu babeshya mu kinyoma, tubonye abantu bihagararaho mu kinyoma, ariko umutima utarya ruswa ukakubwira atari ko nubwo ubeshya
ntabwo ari kuri wari kwiye kuvuga nubwo ariko uri murya sha uri murarya amaraso uri murahemuka tewo tubonye abana baba duhuye n'ababyempuye n'ababyeyi barara barira kubera ko abagore bagenzi babo babasenye abana babo batiga mpuye n'abagore benshi bafite umoro n'agahinda mwarasangiye umwenda umwe yagira icyo abona akaguha ariko wahindukira ukamusengera urugo tubonye abagabo bicara abandi bagabo bakababwira ati ariko wataye uriya mugore ko ntacyo azakumarira washenye runo rugo ko ntacyo ruzakumarira ugakunda uriya rero ndagira ngo mbabwire ngo abantu batunga umutima w'ubwenge abantu babeseriye Imana ni seriye ariko ibintu byo kugendera mu Kigali cyangwa byo kumva ngo mama tewo bitaba ibyo Satani yaje kuhisha mu bana utansengeye ngo nge mama Debora umenye uriwe ngewe nzagukorera ibintu utangire tubonye abakozi b'Imana binjije mu ngo z'abantu tubonye abantu bagiriwe ikizere mu bandi ngo nabarokore ariko bagahemuka rero dutunga amaso y'umwuka dutunga umutima uzubwenge dutunga umutima w'ubwenge iyo uzubwenge ukabana n'Imana cyane kurusha kubana n'ibindi byose kurusha uko watinda ahandi hantu Imana irakwiyereka byanze bikunze Imana irakurwanirira reka tubwirire abantu bakomerekejwe n'abakozi b'Imana tuhagarara tukiyamatsa tugarara tukigira beza ariko uri mu mwuka tewo wavuga turambeshye abantu batunga umwuka we azakuzanira ubwenge umenye uwo ndiwe nicara ahangaha niba unyandikiye umenye uwo ndiwe byanze bikunze ntabwo uzamara icyumweru utamenye uwo ndiwe ariko bya bindi byo kumva byo gusenga tewo tubonye utitira aho kamwanya agahanura bigahita bisohora ariko akaguhemukira ikintu gikomeye cyane ariko turabibona abagore bashenye ingo z'abana buriya twebwe turabakozi ariko turabizi mu ibanga none se ko ikibazo dufite kugira ngo tugire umutima w'ubwenge iyo turi kuvuga ubutumwa hano tubwira abantu batandukanye abantu babiri hari abamenye Yesu binjiye mu gakiza bazi gusenga icyo ari cyo bazi n'ukuntu bazagira umutima w'ubwenge uko bazabigenza hari n'udukeneye agakiza uwo muntu akomeza ataramenya Yesu bisaba ubuzima Yesu uyu muntu turamufasha icyo ni bashaka muri babiri muranga mumfashirize uyu muntu ngewe icyo ni umufasha wo ngutaramenya Yesu yinyizereramo kandi wamaze bamuhumanyije nyine nge ndimo ndabyumva yinyizerera mu Imana igitumerega abantu bakomereka niko batwizereramo ngo runaka bura ngo nimugiraho ngo tewo nimugiraho ngo bura ngo ibibazo byanyu birakemuka no ashobora kuba wowe muhaye ikibazo ariko kinarenze n'ibyo nawe afite sibyo abantu bikizerera mu bantu nibizera Imana Yesu yabwiye ise ari we Mana aravuga ngo data ngenda shaka ko nge nawe tuba bamwe haleluya amena nge nawe papa ndashaka ko tuba bamwe nukuvuga ngo uwo ndimo mbwire yaba ari umukobwa yaba ari umugabo turimo tubwira ahangaha nabanze agirana ubusabane n'Imana mbere yuko abugirana n'umuntu yewe ibyo nakubwira byashira tubonye abagome tewo bakora uyu murimo bakaza bakavuga Yesu bagatigita tubonye abagore bambara neza biyamatsa ariko bakomerekeje abantu unumva tewo ntabwo dutinda kubivuga ngewe naza nkiyamatsa nkigira mwiza nkikurugusha noneho tusigaye tubita ngo abafana ibi nta naho byanabaye mu murimo w'Imana ibi by'abafana banyeme cyari cyo umugiye nkunda kubana n'ababyeyi bakuze hamwe atari ku ibintu by'abafana mwazanye n'ibiki umurimo w'Imana ibi n'ibiki ko ibintu ari bibi ibintu ni bibi banyeme tewo twahamaga ko tutari ibintu turimo twubaka bidakwiye umuntu akagushyiraho ikinyoma tewo akakwigiraho mwiza ariko umuntu yaca mu gikari yakubwira ibyo yakoresha sibyo nsengera ngewe Imana izaguhishura ubundi nsengera izaguhishura ubundi uzagati se niba ngiye mu madebora ngo afashe nk'umukozi w'Imana ko namubonye avuga Yesu neza Mana mumpishurira ubundi Imana izamuguhishura ko Imana nihishwa abakozi b'Imana aho twagashakiye inama nzima kera kuri ari mbizi iyo tusomye kuri Bibiliya inyandiko nkuru za Elisa niyo umuntu wafashaga igihugu afasha ku mwami kumugira inama uyu munsi nitwe turi gufasha aho kugira ngo tugire inama igihugu tugire inama abandi bantu twubaka ubwami bw'Imana nitwe turi gusenya ibintu twageze mu magereza turabakozi b'Imana dusubira mu nyumba ari kwiga abantu bari abakozi b'Imana bafite Bibiliya bakabwije ubutumwa bwiza ndetse impungenge nimba twatangiye gukora amanyanga turabakozi b'Imana n'ibintu muri rugamba rwose ibintu bahangana
ntabwo twe twabihindura. murasengamo katubwe gutyo ko muri abanyamasengesho isengesho turasenga niriye kugira ngo twongere dusuzire mu mwanya wacu. Tugomba gusenga Imana nyine kuko turi abakozi b'Imana. Birahari birahari. murekere iyo ngiyo mubiharira Imana cyangwa musengamo. Turasenga gusa nyine nabo bari kudusiga ibyaha n'ibindi, ariko wa mugani wa mama Debora niwe wavuze ngo bikwizerera muri mama Debora, ahubwo nibizerere mu Mana yagize gute yabahamagaye. Rero bivuze ngo rata turimo gusenga, ariko mu gusenga Imana bivuze ngo aba bantu nabo twabagira n'inama tukavuga ngo nibagarukira aho ngaho, kuko uyu munsi wa none nakomeje mvuga ngo umuhamagaro bivuze ngo uyu muntu nubwo ari kubisira ibanga cyangwa se akaba ahagaze ku kinyoma runaka, njya nkunda kuvuga ngo umuntu ntabwo yayoberwa ko ari ku kinyoma cyangwa se atari ku kinyoma, kandi ikinyoma giteze kizagira gute kizagaragara. Twabagira inama cyangwa se twafata umwanzuro wo kugira gute kubasengera, ariko nabo tubagira inama ngo bagire gute bongere bagaruke. Akamaro k'umukozi w'Imana, ubundi umukozi w'Imana ni umuganga. Umukozi w'Imana ni umuntu ushinzwe kubwira abantu neza, akabahumuriza, akabaganisha kuri Yesu, akababwira ko hari intambara zigize gute zishize zirangiye, ibikomere bigize gute. Bivuze ngo umuntu umugezeho wese araruhuka, ntago ahubwo amugeraho ngo ataha akomeretse. Bana rero rata itugirire neza. Bivuze ngo umukozi w'Imana, akamaro k'umukozi w'Imana, ahageze hari ikibazo agira gute aharema amahoro, ahageze hari uburwayi yarangiza akababwira ko bazagira gute bazakira. Mu yandi magambo umukozi w'Imana ni umuganga, ni umudogiteri, mbese ni muri urwo rwego. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none ninjya kwa mama Debora hari icyo nari mukeneyemo cyangwa se nkajya kwa Theo, uyu munsi ninkibura, bivuze ngo rya zina narinziho mama Debora ko ari umukozi w'Imana rizaba rigize gute risibanganye, kandi nanjye ntago nzagenda muvuga neza. Bivuze ngo rero najya inama y'uyu munsi y'abantu bari ku kinyoma bagarukira aho ngaho, ahubwo bongere baba abaganga nyabaganga. Ikindi tunababwira ko kubera abantu basinziriye, hari igihe umwanzi aza akiba abantu, akabiba abateje kutanyurwa, umwuka wo kutanyurwa. Byanze bikunze ikuzimu hazukuka ibintu bikomeye, hazukuka abadayimoni, hazazuka abadayimoni bo Satani avuga ati rero kutanyurwa bigendeye muri no nzara abantu bavuga, bane banaduhanurira ngo inzara. Ariko turashima Imana n'ukuri yuko hari abantu rega buri abasenga Theo, nubwo ari byo twerekwa, ariko burya Imana ibitweretse ibintu kugira ngo tusengere. Ni ariko hajya hasora ibyiza, ariko si biba bisora bijya hehe. Iyo twasenze, iyo umuntu yasenze, rega buri hari abantu, rega buri abakozi bari mwibanga Theo, abakozi bari mwibanga, hari abantu basenga, abantu bashinzwe kumenya imigambi Satani ashaka gukoresha nabo bagasenga. Rero ikindi kintu kishe muri misi none mureba watubwiye ngo murabona ibintu bikomeye, kwa dukwiye kuba twe twafasha igihugu, ahubwo igihugu nicyo kidufasha, nuko twatuye n'umwuka wo kutanyurwa. Iyo ugiye cyose uri umukozi w'Imana ntugire umwuka wo kunyurwa, ngo utegereze igihe cyawe, uyu munsi kwa mbere n'ibicyo wabonye unyurwe nacyo, ntabwo ibyo bintu bizavamo. Ni handi uzabeshya, ni handi uzashakisha, ni handi mu rugo umugabo uzaturugo kugira ngo ujye gushaka umugore uzaguha angahe. Rero zamburaga zizashira. Ikindi twongere tubwira abantu yuko Satani arimo arakora, nababwiye ngo twiyambitsagaho uko intama, ariko imbere turi amasega. Byose ko abantu bafite misi y'abantu bose batajya mu ijuru, ryo jambo nkunda kurikora, baje kujanjagura imbaraga z'abera. Ngiyewe Theo nzakugiraho ndi umugore numva iraririnyishe, nzasiga nkugusheje byanze bikunze, sibyo? Rero kandi hari icyo Theo wenda azi afite je ntafite, byanze bikunze ndi umugore, kuko buriya biroroshye Theo, buri imbaraga z'umugore ntabwo kimwe n'iz'umugabo. Abantu banyuze cyane mu giteramo, kuko muri no murimo w'Imana, impamvu twabonye dusanga ngo nyinshi zirimo zirasenyuka. Ariko iyo tugenzuye dusanga buriya umugabo ashaka gukora amakosa, ajya avuga ngo n'umugabo ngo hari igihe adaseba,
ariko n'umugore agaseba ari byari ikintu nk'umuntu atakora ntabwo twari tuzi kwa mama jewe maze imyaka nk'icumi cyangwa 11 menye ko umugore ari gasambana ntabwo nari nzi ko umugore asambana nari nzi ko abagabo aribo basambana ariko umuntu aza kumubona mbwa ati se basambana n'abandi ubwo kumgenza yahise abimusoma mitambyumva ari ibintu wikiramo ugahita unagakosoro ko kubwate kuko uzi ubwenge buje ubwenge buraje akora iki umugore akunda birashoboka kuko ubwo wamugani biba byanarangiye ariko icyo navuga ko ni irari ryatiye abantu ariko abantu barimo bakomerezwa n'abakozi b'Imana n'ukuri nibagira ubwenge banza umenye uhamagaye banza umenye umuntu wari we nawe shaka Imana iwawe shaka Imana nawe mu misozi aho wumva ushaka umusozi gusenga mu genda usenga Imana izagusanga ariko ni nabyiza kubona abagufasha ariko kubera ko tubonye abantu bafite ibikomere tubonye umuntu umwinjiza wagasega gukomerekeje tubonye umuntu winjira iwawe agasega umuryango wose usenyutse mwari mufite amahoro ariko arahavuye nta mahoro abonye rero nabwira ngiye abantu ngo nibamenye ubwenge bagira ubwenge abantu nibagira ubwenge ariko ikibazo nkunda kwibaza muri muhagurutse neza abantu bamenye ubwenge mu nisengere abantu bose dufite muri gospel cyangwa muri iki kigo cy'iyobokamana namwe murabazi bose bahaguruka bavuga ubwami bw'Imana gato cyane kona wa murongo we barimo bawuvuyemo nta faranga ririmo nta mudiaspora udahamagara nta turo ririmo ituro ryabaye ikibazo Tewomutse ameze neza agezemo ashatse bifatika ahisa hindura kuko arakomye ko ibyo yararimo ahisa hindura ibyo yakoraga ari tewo ryereka mbwira abantu ntaca ibintu ku ruhande umuntu wese afite aho yahuriye nayo tudaciye ku ruhande umuntu wese afite aho yahuriye n'Imana sibyo nuramuka uko hamagaye ukaguta uzahura n'ibibazo ngiye mpamya neza gukorera Imana wakoreye Imana ariyo iyituzi yo mu ijuru uyu mugabo ukomeye ujye ubika umwuka ahantu umuntu atazi iyo wakoreye Imana neza iragutunga sibyo ariyo yaguhamagaye ariko apana kubijyamo uvuga ngo nabonye Tewo abyina kwereka nanjye nonza nizanjye ntera ingumi sibyo ko umuntu wese asigagira inyogoye nigeze kubona umwana rwose bihangane kwa mvuzi iyo avuga ati umuntu wese agira inyogoye rero nushaka kuza muri ibi bintu byo gukorera Imana ngo ugiye ngo ndashaka kumera nka runaka mugere kamere nka Tewo hiti ngo ufite ngo cano uranye ndashaka kuyigira bizagucanga ntuzaho yayikuye nushaka kumera nka mama Debora ngo ndashaka komera kuriya ntabwo uziho nagize gute ntabwo uzi aho naciye tegereza igihe cyawe avuga ngo mwami siko bose bagira gute ndabwiza abantu kuri pe genda niko ntarahetinga ariko ndababwiza ukuri n'ukuri ndababwiza ukuri gushoboka ibi turiko twemera tuzangaha ngo turi kururaho abafuna ngo turi kureye Tewo n'ukuri nta muntu wambeshye muri no YouTube yenda nanjye nyirimo harabazagusunikira ama audio n'ibyo nkora birashoboka ariko jya usengera umuntu baze mama Debora ngo ni muntu kimana munyereke udusigaye zisa umuntu asigaye agenda abana n'umuntu kwera ikicira arimo sibyo ariko Bibiliya tubwira ngo abakera ngo basangiraga ibyabo urumva burya cyagiye intumwa ziri mu cyumba cyo hejuru ngo zabanje kwikiranura avuga ati kiranu ngo zihuza umutima ngo zihuje umutima ngo umwuka w'Imana aramanuka ngo batangira kuvuga indimi batangira kuvuga urwisiyoni niyo mpamvu umuntu usigaye umukunda kubera ikiciro urimo nta rukundo ruhari niyo mpamvu umuntu ashaka kuguhamagara ntumwitabe kuko wamurebye ishusho uravuga ati ariko Tewo nta kintu ari bume mama Vanessa nta kintu ari bume no nta kintu ari bume reka mureke no kumwiteza ni imibare ariko mu by'ukuri Imana umuntu wese uramwakiraga abakozi b'Imana mama hari abantu bafite akarimi keza Tewo bafite bitwa nka Bikira Mariya bafite akarimi keza bigira beza kaza nkigira neza mama Debora nkabereka ko nta cyaha ngira
batunga umutima w'ubwenge basenge. Iyo wasenze Imana ishaka kuzana mu cuku bya ninjye kuzana mu badegoro wari kamukwereka ikamukuzana gwera ku mutwe kugira ku maguru. Nyine nanjye nicyo ndimo mbabwira kugira ngo nibasenge kuko uzinjiza umuntu asige kugira ngo uzamukure nese ubangera ni warukanye yicara ariko ntabwo barakuvuga kuko nyine biko ese ubundi twabamenya abakozi b'Imana n'abatari abakozi b'Imana ntabyo usibye gutunga umutima w'ubwenge tugasenga. Hariho ibintu bibi, hariho ibintu bito nanjye ndabyemera ko hariho ibintu bibi ndabyemera. Ukabirwanya gute kuko tutababwiye ibiki byose ubwo ratangira ndimo ndababwira inama mwabagore mwe mureke kwizerera mu bantu byuka mu gitondo ujye gusengera urugo rwawe ubundi. Uyu munsi uri kubona umugore, reka mvuga umugore kuko n'amakuru nise ntumita kuri message umuntu yampaye kayakora ukuntu umuntu araje avuga ngo mama Vanessa uriya mugabo ufite so wawe mubiyanye kandi abakozi Imana mu ngo zandi bazimaze birasaba gusenga. Toje ntari umumama w'ishiti yanjye umumama w'ishiti yanjye aranakuze vraiment ntabwo ari umuntu watinyuka. Ni nkuko ni nk'umwana mwaba musengana wawe wumva ari umwana wawe avuga ati mbonye umugabo atari wawe ati kandi mbonye atangira kwivuga ko ari we mugabo we. Bibirambye ngo mwene nkaho batera umugongo undi umuntu w'umupfapfa ntabwo ukwiye kugendana nawe. Umupfapfa dusenge kandi tube seri kandi buryo umuntu agwana bitewe no kworoshya. Uyu munsi uri kujya mu rusengero sinzi mba byawe mujya mu byumva twari tuzi ko umutambyi twita umutambyi cyangwa se umushumba bisengora rwo byaye ngombwa. Yego. Ariwe muntu wumva ugize akabazo ugenda ukajya imbere ukamurira akagusengera Imana akakwigingira Imana ko yasegeye ayo mavuta. Uyu munsi abantu bacitse mu nsengero bitewe nuko bavanye amada y'abapasiteri. Simba ngo ibyo nabyo nihimbiye. Oya ntabwo bihimbye. Abantu bacitse njyara abantu benshi bavuga ngo ati ngiyewe nazinutse urusengero ijambo ry'Imana sigaye ryumvira kuri YouTube. Uriko nyumva abantu sigaye mbyumvira kuri YouTube bitewe n'ibyo nabonye mu rusengero runaka bamuteye inda nagiye barantereta kandi nzi ko ngiye kwatura ibyo nsanze umutambyi aho ndaruhukira ibyo naboneyo fata umwanzuro wo kuziruka urusengero. Abo bantu rero waba ubyumva se basi ibintu biriho birahari rwose birahari ariko inama nabagira hari ijambo rivuga ngo buri vi ryose rizipfukamira nkuko mama Debora bivuze zinduka mu gitondo nurangiza ugire gute utere ivi nurangiza usenge numara gusenga umwuka wera wagendereye mama Debora umwuka wera wagendereye uwo pasiteri nubwo uyu munsi rata bivangavanze nawe azakugenderera. Ndumva ariyo nama nabagira ko niko kuri kindi kandi tubagure ko abantu bose rega batahamagawe abantu bose ari abashumba siko Imana ibona ko ari abashumba yo kuki tutabivuga hawe ikintu cyose ni kubera iki ntango ari ko abantu bose ari abashumba. Hari igihe umuntu aba atari mu mpano uzareba umuntu wa mbere ugenze mu modoka nuyimenyereye uko atwara giye nkunda kugenda na motari umutari genge numva nkumva rahuza gukambwa ko mutunga zigiye kinene kiraka muri no muri gahita kubura ngo na amezi abiri ntabwo umumotari umaze amezi abiri mu mujyi wa Kigali azabone n'umaze imyaka 3 tubyemere. Hari igihe abantu batarabana babyumvise ko nyine abapasiteri barya ibya 10 n'amata gavuga ati nanjye mbirimo nanjye reka ngeyo mu gitondo ajya kubona ukuntu umuntu yabaye pasiteri ntabwo uzi ko ijyanye iko bimeze ukavuga ati pasiteri igiye bihawe ryari ni gutyo biri ntabwo ari bose bahamagawe akora na pasiteri wanamutungoza n'umurongo akabatanabuza kandi ari pasiteri nanjye mu gitondo wajya kumukuma ngo nabaye mama ngo nabaye pasiteri yego ndi mama wari wanyigisha hari umupasiteri wananirwa kwigisha birashoboka pe atarahamagawe ashaka umuntu akawurepeta akawuruka sibyo nkuko ntabwo wambwira ngo umuntu ngo yagiye ngo atwite inda ya pasiteri nawe tubijyanyemo kandi yagiye kumuruhukira umushumba abatandukanye n'abandi bashumba icyuri cyita cyubashye
ngo yubahuriwe ni ukuvuga ngo ibyo n'ubundi uvuga n'ibyo ukora ntaho biba biri n'ibyo bifite aho kugira ngo umuntu abe umushumba imizi ndangagaciro z'umushumba agomba kugaragaza mu bantu usanga z'abashumba tewo genzi ko umushumba atandukanye n'abandi bashumba ntabwo ndaba umushumba ariko urababona n'umugabo wanjye ni pasiteri ndi mama pasiteri ko ntabwo ndaba umushumba tugiye tubyemera ntabwo wemeye kuba wakwatuza umushumba mu gihe ntabwo wajya kukimubwira abo ngo basigaye banga ko wakimubwira ariko ndumva ariko nanone twongere tugaruke biterwa n'ukuri kukujyanye tewo ushobora kujyana ukuri uko ukujyanye kukemerwa ariko ushobora kujyana kuba ufite n'ukuri uko ukujyanye ukwemerwa tubyemere njyewe nshobora kuba nagize iyerekwa cyangwa n'ubuhanuzi cyangwa n'ikintu cya pasiteri ikinyabupfura n'uburere nkijyanyemo akacyumva kuko n'undi Imana yemeye kugira nibyo ariko nshobora kugenda niyemeye nanjye hari uherutse kumbwira ntabwo ndavuga izina kugira ngo atumva ko namushyize hanze yashyiriye ubutumwa umupasiteri umwe wo mu itorero nashaka kuvuga ariko rizwi mu gihugu cyacu mu butumwa avuga ati genda umwere n'umushumba iyi meseke arayijyana amugeza amusanga muri biro aho ati baramaze aganira bise aho ati meseke yampaye n'iyingiyi iramukubitiye muri biro ati ibyo kwica umurimo uyu murimo ni uwaso ndi gukora ndi gutoba ni umushumba nk'uko zina mwasanga mumuzi ari mu itora izwi umwe mu matora azwi mu cyo gihugu cyacu urabona ngo bica umurimo uyu murimo ni uwaso nimba ndi gukora ibyaha bikubabaje hehe yaramuhemukiye urumva abashumba dufite nk'uyu muntu uretse wenda kuba warahamagara arebe mu matora baye wari uyisigira ikintu wisigira amahirwe reka nkubwire ko ubundi hari abantu bitwa bataravayo ariko batarava ubundi aba yitwa uwo ari we ariko yatarava ahandi kuko kwihana kwiza ni ukureka urumva mu by'ukuri niba yaramujyanye nk'umushaka ajya kumuha mesaje ntabwo yakwiye kumuvuga kuko kuvuga ati kenda yakiriye nta kibazo mu ndangagaciro z'umukozi akigenzura ko kagasanga koko niba ibyo amubwiye ari byo uko giye ushobora kuza kumpanura nkamenye ko ibyo mbwira byicamo bitambwe atari byo nabyiyizeho ushobora kumubwira ngo nihane ubusambanyi bwanjye ntabwo nkasambanyi ngewe ngira nahita mvugana ubwo niba yarihagazeho nyine kwa kugira nanone ntitwakwibagirwa ko hari abantu imitima yabo yarangije kuba nk'ibishyitsi kahebwe ariko ndumva ibyo ntabwo yigeze amugirira neza ariko nizere ko ngo nawe wabijyanye atigeze amukoze isoni ngo muzi yaracecetse gusa yaracecetse twaganiye gutyo ariko nawe twari turugana ntuzasa nk'umbwe mu makuru ariko njye mba ndamuzi bitewe n'amateka ubwo yari bivuze ngo rero kandi nanone urumva mu mavuta y'umushumba birashoboka ko yaba yaranabimubwiye ari byo ariko akagira kwihagararaho amakuru y'umushumba avuga ko ntabwo bagira nta muntu muterwa n'ubaho ku isi uwo nguwo ni wa wundi yabaye ubwo yahuye n'abamwandikira video nyine ifite hano iyo video abaho nta muntu n'umwe witwa kuntera ubwoba irangiritse ariko hari imbaraga zaje kujanjagura abera b'Imana iyo burya ugize intege nkeya ibyo wakoraga dayimoni irongera kugarukamo burya nuramuka udasenze sibyo niba ngiye mama Debora naragiraga amahanga yego ndamutse ntasenze karangara gato yine niba nararwanaga n'urugero ariko ntanze ntabwo nagiraga amagena nagiraga naragafubye mpekinye ariko ntabwo niba shinyega niyo pete yakikiye n'ubundi ariko ndi umwana mwiza Yesu yangiriye bivuze ngo utasenze n'ubundi biragaruka utasenze biragaruka byari niba nge nakishijwe nsambana ndamutse ntasenze ngo cyagikamere baba dayimoni bakwitwe mpinduka umuriro mbibishirire icyura cy'Imana kingote sibyo nugango rero ngiye mu ntege nkeya abana dayimoni ze gusambanya ziranyataka zirongera zikagaruka buri niyo mpamvu bidusaba ko abakozi Imana duhora dusenga kandi tujye twemera ko dufite na dayimoni yamuhoza ubu ibi by'ukora ibyo ushanye ntabwo Imana ntabwo Satani abyishimiye nibyo ntabwo Satani abyishimiye uri murabwira abantu hari abantu barimo barakoka niba tubabwira ati nyabara mumenye ubwenge abantu bari kurokoka nabonye abashoferi bagira bagenzi babo wabona nka kamera ugahita sinzi amayeri bagira mbese n'utuntu twabo bavuga ati nyabona hari imbere ube maso genda gaho natwe rero turababwiye nibamenye ubwenge
ibi rero tuvuze satani ntabwo abyishimiye byanze bikunze ari n'uwanatona akavuga ati batuvumbesha mutega ikinini ngewe tewo ngewe umuntu yigeze kumpamagara ari ahantu ashaka kugira ngo amfungire mu nzu amefantanya nyinywe amefenega nsinzire anyambura ubusa bishyire kuri YouTube ko ari ibiganiro nari natwe iyo uje hano ku muhanda uba witeguye ingaruka zose zizaza bigusaba kumenya ubwenge nuramuka rero umuntu atamenya ubwenge biramucanga hariho ubugome bwinshi ibi byo tuvuze rero niba tubuza hari abo yenda uzaniyumva bakavuga tuzi ko bamvumbuye kwera n'abaramvumbuye reka nkoresha yes buriya nubwo anciye mu marenga ariko twese twavuze muri rusange twe ntabwo twaje kuvuga abantu ko nta nicyo twebwe bituma rero nta nicyo binamarira ngiye mvuga muri rusange kandi mvuga Yesu wangiriye neza hari ibintu mu buzima Yesu yakoze n'ibindi azanakora mu gihe yumva mu gihe yateganyije ko nzabaho ariko mureke dukore Imana mu gihe Imana ikidushyizeho tewo korera Imana mu munyamakuru ari kuri mu muntu bizagenda neza mu mavanista mu mukozi wumva turi kumwe mu mukozi w'Imana ariko ufite umuntu sibyo mukozi w'Imana ariko dufite abantu n'ukuri baza bitirirwa Imana ariko badafite Imana muri tubonye abapasteri bataye ingo zabo bagata abantu za Gikongoro za Cyangugu n'ahandi bagata abagore babo n'abana babo nyamara bujyatewo iyo wagize umugore neza uri umugore asa neza bagera i Kigali bagahura n'abana bisize amavuta dufite amavuta twisiga icyumweru umushobora kwisiga icyumweru cyose ukanyoberwa sibyo bahagera rero za ntege nkeya baba daimoni bakakwataka ukibagirwa wa mugore wawe n'umwana n'abana bawe turabivuga biriho twarabibonye turavuga ibyo twabonye twuze ahubwo abantu nibongere basubire ku isoko mali wo mugisha urakoze cyane mama karameza meze neza abantu basubire ku isoko abantu nibasubire ku rufatiro naho ubundi ibintu birakomeye kandi bamenye ubwenge avuze cyane ikintu bita ubwenge bamenye ubwenge kuko batiyahura ibintu birakomeye abantu bazi Imana yoroza n'abakora ibyo gutwara ikimenyetso cyerekana ko umuntu yakomeye ni ikihe ikimenyetso cyerekana ko umuntu yakomeye ni uko intambara zose zizamugeraho zamara kumugeraho ariko agatsinda urugamba bivuze ngo umuhanuzi wakomeye uyu munsi wa none najya gusengera uwo muntu ntago azasenya urugo rw'abandi kubera yuko izi mbaraga zizaba zamugezeho yagize gute yakomeye bivuze ngo umuvugabutumwa wakomeye uyu munsi azibuka umuhamagaro namara kwibuka umuhamagaro ntago azabasha guhagarara ku kinyoma nyirizina ahubwo azavuga ukuri uko kuri mu mutima we nicyo kimenyetso rero cyerekana umuntu wakomeye bivuze ngo uyu muntu wakomeye agira hava n'ahagera Imana nayo ikabasha kumushyigikira ese umuntu wakomeye dushobora kumera Bashumba tukamubona uyu muntu wakomeye ushobora kumubona kuko hari ijambo rivuga ngo muzabamenyera ku mbuto zabo ari byo mama Debora yarari kuvuga ati rero ati uyu munsi tewo ntago tuzabana ukwezi utaramenya ntago tuzabana icyumweru utaramenya imbuto za mama Vanessa cyangwa se za mama Debora uyu muntu wakomeye muri we hari ukundi kuntu azajya avuga cyangwa se azajya agenda nawe ukagira gute ukabyumva niyo mpamvu rero ndi kuvuga ngo umuntu wakomeye ubundi iyo akugezeho urabimenya kuko arabasha nawe kugira gute n'amagambo amusohokamo abasha kugukomeza nawe ubwawe ukavuga uko byasa kose uyu muntu agize gute arakomeye tugana kuri no jambo dusoza uyu muntu wakomeye ndashaka kuvuga abantu bazakomera akomezwa n'iki umuntu ukomeye akomezwa n'ibyo aciyemo ushobora kuba uciye mu rugamba rukomeye ariko ugakomera ukavuga ngo ariko mu madebora niba ndi mu kibazo cy'ubukene ubwo bukene burancumuza ku Mana ubwo bukene buratuma ntwara abagabo b'abandi bukene buratuma ngurisha impano bukene buratuma ntendeka ariko iyo Imana ibonye ko ibyo byihanganira izana ikintu cyitwa imbaraga zo gukomera Haleluya
ese ko bagenzi banjye bakora gutya ngewe nkore gute? Biranakwiye ko abakozi b'Imana bakwiye gushaka ikirere cyabo bakoreramo. Ntabwo icyo uko te wakorera Imana ariko ngomba kuyikorera, no, kuko ibintu byose niba twizingeso mbitego, twizingeso mbi cyane. Akantu kose kabaye kamera, niba ari ikintu, hari ibintu bikwiye kujya kuri kamera, hari n'ibintu bidakwiye kujya muri kamera. Ko niko kuri muti ninjye Mama Debora, cyangwa ngiye Mama Debora nubatse gutya ngomba kubaka ibintu byanjye gutya, no, ntabwo ariko runaka, niba runaka byubatse gutya ngiyewe. Rero turimo turakora mu mwuka wo kwiganana, kuko runaka yakoze kuri areka nanjye nkore kuriya, ntabwo ibyo bizakugezayo, ntabwo ibyo ngibyo bizatuma biguhesha umugisha, ahubwo wowe n'Imana yaguhamagaye murimo muragendana gute. Nubwo tujya tubona ababyeyi babyara bakabyara impanga bakazana bakabyara abana 2 cyangwa 3, ariko siko buri abantu bose nubwo baba barakuriye mu nda baza batandukanye. Hari forum Imana iba yaremye, iforum umuntu iba yarakuremye, iba ari original, kandi Imana kuyirema ntago yigeze igupirata, yarana iforum yakuremesheje yarayimenye kugira ngo atazagira undi yigupirata. Ukwiye kuba Theo, ukwiye kuba Theo uwo ari we, nka Mama Debora uwo ndi we, nkamenya Imana, nka Mama Vanessa ndi we, mushumba turi nibakomere bakora iby'ubutware. Daniel yavuze rya jambo kuko yarazi icyo yizeye, yarazi uwo ari we, havuga ati nubwo ndi ibwami ariko sindi bwihakana Imana yanjye. Nubwo umwami ari buze gusinya rino tegeko yarisinya, ariko ngewe hari umwami urenze undi mwami, hari umwami nyiribihe ugena ibihe. Ararahira avuga ati Imana yanjye ntabwo ndi uko byasa kose, ntabwo Imana yanjye ndi buyihakane, ntabwo ndi ujye kurya ibiryo by'ibwami by'intonorano, mfite Imana yanjye. Bampamenenwa n'ibishimbo ariko Imana yanjye mukozi marya ubugari, niba ari ubugari wabonye nyurwa nabwo na dodo. Wishaka gutendeka uvuga Imana neza izakugirira neza. Wishaka gutendeka ngo ngiye ngo ndashaka kurya neza ngo mbeho, wishaka kwirukanisha igihe, tegereza igihe cyawe. Tubonye abantu barya bahemutse, tubonye abantu bambara bahemutse, tubonye abantu bafite amamodoka bahemutse. Ibintu byose turabibonye bari ku mugayo. Mbwira abantu bose ngo ntabwo ariko bajyayo. Imana ibaha umugisha. Aba bantu ngo niba baragukomera bazakora iby'ubutware, basihanganira amakuba n'akaga. Haleluya. Bazambara umwenda umwe bavuga Yesu. Imana ishimwe. Haleluya. Nabibona avuga ati Imana wavuze ni Daniel kugira ngo atabazo ndafashije. Haleluya. Peforeba kugira ngo Daniel ave mu rwobo rw'intare. Daniel yahagaze ku Mana yavuga ati wa Mana yanjye we. Haleluya. Nubwo barimo ngo banjugunye mu rwobo rw'intare, ngo Imana Yesu, ariko kugira ngo arujyemo buriya yari yabanjije gukora, yari yakomeye. Aravuga ati ngenda yihamya. Imana yo mu ijuru ibibonye avuga ati Daniel wampamije mwana wawe, reka ndeke intare nubwo zari zishonje. Haleluya. 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 Imura yiryama higusasira uryame ndi kose. Imana ishimwe. Hanyuma mu gitondo ndarotesha umwami aburi bitotsi n'amahoro, ntimpinda ubwenge kuko ni Imana ibusanya amaboko, ni Imana inyuranye ibi. Yesu Kristo ry'ubugari wihangane. Wishaka gutwara abagabo babandi kugira ngo bafite amamodoka bakwereka amadolari, amadolari uzayatunga ibyuzuye isi n'iby'Uwiteka. Kuko tumenye ko uzi ko Satani aguteza abagabo kugira ngo byonyine bakwambura ikamba ryawe mu mavane. Satani akakurebera mu bukene akareba kwambaye akenda kamwe kavuga atari ko nyamara reka mbirye nende nzume, reka ngire ku mugaya. Yesu arababarira, reka ihangane wa mama uri mutwumva. Yego. Ihangane ukiyandusha ibyo kurya by'ibwana. Mu ijuru hari Imana we. Yego. Kandi kwa Yesu ibigega biruzuye. Yesu abaho umugisha. Imana ishimwe. Urakoze cyane. Tuyugana ku musozo. Mama Vanessa, hari ikindi wongeraho kugira ngo tugane ku musozo? Ikindi nakongeraho, umuntu wese urimo kutwumva nakomere. Hari ijambo rivuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami. Haleluya. Ngo baruhuke imiruho n'imihate, ngo kuko imirimo bakoze igiye baherekeje. Umuntu uri kutwumva uyu munsi rero nakomere kandi akomerere mu mwami. Narangiza arata yite ku cy'Imana imushaka uyu munsi kandi avuga uko kuri mu mutima we. Data naza ntazaceceka ku buzima bwe. Bani tugirire neza. Daniel nawe buriya amanuka mu rwobo rw'intare yabanjije gukomera, amajije gukomera arayihamiriza. Mukayihamiriza nayo akigera mu rwobo rw'intare iramuhamiriza. Kuki si intare zari zishonje kandi ntizamurira.
nuko data yari yagize gute, yari yabanje kugenzura imirimo ye, arangije aramuhamiriza. Imana itugirire neza, Imana itwiteho. Nabwiraga abantu bari kutwumva rero ngo nabo nibagire guhamiriza Imana, uyu munsi wa none nabizagira kubahamiriza, ariko nibicara ku kinyoma ntaho bizabageza na hamwe. Imana itugirire neza. Nagiye nsanga abantu benshi ikinyoma nta handi kibageza usibye mwirimbukiro, ariko abakoreye Imana neza teo, haleluya haleluya, abo ngabo bazazamuka bajye kwibanira nayo iteka ryose. Nabwiraga umuntu nyumva wese rero rata akorera Imana neza nta buryarya, aho yakwicaje irahazi, ni nayo izaha gusanga igire gute, ihaguhagurutse. Bivuze ngo biyitanga mu kibazo, ahubwo yo niba yemerere ize mu kibazo cyabo, Imana izabana nabo kandi izabarwanirira. Numvaga ari cyo nongeragaho. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ha Yesu, nta kindi nakongeraho. Nibashyira Imana imbere, izabagirira neza nk'uko mugenzi wanjye abivuze, kandi bizera Imana irashoboye. Tubwire abantu ko kandi nta rugamba rutarangira, nta joro ridacya, nta n'imvura idahita. Mu ijoro hari Imana ishoboye byose. Twibabwiye twarayibonye, ndi umugabo wo kwihamya ko Imana yakoze, kandi na mugenzi wanjye ni umugabo wo guhamya ko Imana ikora. Rero mbwira abamama bagenzi bacu mukorera Imana neza, barimo bayikorera, ndetse n'abandi bafite imbaraga nkeya bumva bafite ibibazo, nibihangane mu ijoro hari Imana koko bayibwire. Ndabwira abagabo n'abagore n'abasore n'abakobwa, bizera Imana irashoboye. Imana ibaha umugisha. Tugiye kugira ku mwanya wo gusoza najya gusenga Imana. Ndashaka ko dusenga muri buno buryo. Turasengera abantu bakomerekejwe n'abakozi b'Imana kugira ngo Imana ibomore. Kuko nawe muntu wabomora. Cya kabiri, turasengera abantu bacitse intege bitewe n'ibihe. Kugira ngo Imana yongere bashyire mu Yesu Kristo. Turasengera kandi n'aba bantu bashaka kwakira agakiza ko bari kubona imbogamizi kugira Imana ikore izo mbogamizi. Ndashaka ko dusenga muri ubwo buryo, kandi dusenga umwuka tuyobora. Reka dusenga Imana. Mana data wa twese, Mana nkuru, Mana yo kwizerwa no kwiringirwa, mu izina rya Yesu nkundira nyiringabo Imana uyu mwanya, sengeye buri wese mwami uri kutwumva wakomerekejwe n'abana b'abantu, nyemerera wongera umushyire ku rufatiro, nyemerera wongera unezeza umutima we, nyemerera ibikomere byose byari ku buzima bwe uzubyomore kuko uri data, kandi nyemerera bari bacitse intege nabo bihebye ubagarure kuri wowe kuko ari wowe buhungiro. Kandi ndasenze kugira ngo mwami abari wowe ubashoboza, bari wowe ubarwanirira, nsengeye mwami abatari bakomeye muri uru rugendo kugira ngo ubambike imbaraga, kugira ngo wongere uzure imitima yabo, kugira ngo wongere ubashyigikire, ineza yawe n'urukundo rwawe bibabonekeho. Kandi nyemerera mwami ubagarure kuko uri umunyembaraga, abari bacitse intege mwami ndasenze kugira ngo wongere ubasubize ku rufatiro mu gihe gisa nk'iki ngiki. Nyemerera mwami ugire icyo urema kandi ugikomeze kuko uri Imana yumva gusenga. Daniyeli mwami yabanje gukomera, amajije gukomera Kristo amanuka mu rwobo rw'intare, intare ntago zigeze zimurya kandi zari zishonje, nyuma yabwo abona kugira neza kwawe. Nyemerera rero mwami abantu muri iki gihe mwami, Yesu Kristo ubagarure kandi ubakomeze mu gihe gisa nk'iki ngiki. Abari bataye umurimo wawe ubagarure ubakomeze, aba bavuga butumwa, baba baririmbyi mwami, baba bahanuzi, unyemerere Uwiteka ubagereho kandi ubashyigikire kuko uri Imana igira neza. Urakoze Mana, nasabaga kugira ngo mwami utange imbaraga muri uru rugendo kandi ubashyigikire kuko uri data. Urakoze Mana, ndagushimiye. Haleluya, habwe icyubahiro Mana, imbaraga zawe nizigaragare kuri bo kandi zikomeze kubohora. Urakoze kuri Imana yumva gusenga none n'iteka ryose Yesu. Amen, amen, amen. 0788 5421 875 0783 78 401. Yesu abahe umugisha. Murakoze.